kuvuga ku bantu bakorera Imana kubwinda n'abandi bakorera Imana kubw'ubugingo. Kera ngo mwigisha mbega ni nko kubwira gutya ati turongeye turariye mwigisha turongeye mwigisha kongeye twariye wageze hano ryari waje ryari mbega wageze hano ryari mwigisha Yesu atari koko mbaze hari ya mafi na ya metsema mware mugahaga mu Imana umugisha areba kure areba imvune z'aba bantu urumva aba bantu bakorera Imana kubw'ubugingo inshuro nyinshi usanga banakennye inshuro nyinshi usanga batinda no mu bukode inshuro nyinshi usanga n'abana babo biga ku bigo bya bibi inshuro nyinshi usanga batega ubumoto nta n'imodoka bagira inshuro nyinshi usanga n'amakote yabo arabacuriyeho mu bitugu ariko wa mugani w'uyu mumama reka njyungemo nubwo iri ntari nariteguye n'umwuka urizanye uyu muntu wiyeguriye Imana kubw'ubugingo ntimumumenye izi ntama ntizimumenye nazo mpamya ko hari urubanza zifite ndabihamye ko hari urubanza bafite nigeze kubona ahantu hamwe umupasiteri uyoboye itorero sindi buhavuge ririmo abantu bakize we ariko ni nkubwira ngo bakize we bajya mu Bushinwa bajya kurangura hirya no hino baparitse ibimodoka akennye bigaragara yajya gutaha agataha n'amaguru yatega byadanje agatega akagare babakire bakajya bamucaho mu modoka begamye batya ukajya kubona ukanabagabanije umuvuduko mushumba wacu Imana ikugezeho amahoro. Yes, reka mashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Prophetess Mama Lionel. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Uyu munsi rero nanone tuje kuri kamera za Prophetess Mama Lionel kugira ngo tubashe kuganira. Turi kumwe n'umushumba umubyeyi umwana w'Imana isumba byose atangiye aseka ariko se umubyeyi muraho neza uraho cyane umva amazina menshi mu munota umwe hari ikintu Imana iba yarabwiye umuntu kandi hari n'ikiba yarashize mu muntu uzi yuko wize karate nkiga kangufu tugira ijisho rya gatatu cyangwa se iziye musanse arye wumvamo umuntu kamwumvamo harimo iki murimo icyo buri nshobora no kujya nguhamagara uzare muri message zanjye sitwarangiza umunsi nakwise mushumba kuko uri umushumba niba ntabwo kanere kubivuga kuko icyo twarekwe nicyo Satani ubwo ndabyakiriye mu izina rya Yesu kandi koko numva ndi umushumba kuko mfite intama. Reka dusuza abantu hari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'Iburengerazuba umujyi wa Kigali n'intara gatatu y'aba diaspora. Reka dusuhuze abantu badukurikirana hano kuri Prophetess Mama Lionel ndetse bakanamukurikirana inyuma ya kamera. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Uyu munsi igitambaro noneho kiri mu wewe bwatsira igitambaro cyabaye igitambaro bushize narabivuze kuri Evangeliste Mama Lionel. Hari umuntu nkurikirana kumwe mvuga nti mujye munkurikira ariko n'inyuma ya kamera munkurikirane. Umwe mu bankurikirana rero yaravuze ati Mama Lionel ndagukunda urambara ukaberwa atari ko hari ikintu mpaze kuri wowe atagatambaro k'umukara agatambaro k'umukara kuri Eva Mama Lionel agatambaro k'umukara kuri Prophetess Mama Lionel ati igitambaro ati mbabarire giye ukuntu nkibona ati nkibona nk'icyabantu b'amanyacyaro cy'abantu babagome ati mbona gise kikugira ukundi kuntu ati kiranshije ati none ngiye kukugurira ibitambaro umva yaragiye arabiyora kweri aki gitambaro rero nanjye ndumva kimbereye n'ukuri pe Imana imuha umugisha kubwo kunkura mu mikara akanshyira mu mabara menshi muzayimbonana n'ibindi byiza nk'ibi ngibi n'andi mastire menshi yanyambitse. Imana imuha umugisha musabiye umugisha n'ukuri ariko ntakunda ko umuntu ajya amuvuga nyine ntabwo namuvuga kubw'umutekano ariko Imana imuha umugisha nkwe mu mukara anshyira mu mabara atandukanye. Ubu sinibuka nibara nambaye nzi ko mu byo harimo na vert militaire na mauve na champagne ni mauve ngo ni mauve yijimye mauve yijimye
iyo Imana imuha umugisha rero ndanabasuhuje namwe kandi mukomeza kunkurikirana mu buryo butandukanye n'inshuti zanjye zose zinkurikiye ziri mu mpande zitandukanye Imana ibahereza umugisha. Narabivuze kandi nzahora mbisubiramo, nsuhuje umuntu uri muri Kenya ariko ivuze ahita yimenya na nyine ubwo tumuziranyeho uno muntu uri muri Kenya. Imana imuha umugisha, dukoze ku mutima nimwumva tumuvuga cyane, ari mu bantu badukurikirana cyane, yadukoze ku mutima, yakomeje gukora ibikorwa by'indashyikirwa mu buzima bwacu. Niko duteye umuntu yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, akanwa kacu ntigaceceka kumuvuga. Reka rero uyu munsi wa none dutangire ikiganiro gutya Mama Lionel, turagitangiza n'isengesho, nuko wisanzure muri iki kiganiro. Bantu rwose uyu munsi reka tugerageze dukoresha utunota aho biracikira mwihangana. Bihangana umwuka wera n'utuyobora. Ikindi cya kabiri, gushira ikiganiro buriya ni byiza kurangiza ikiganiro kumva ukeneye gushaka ikindi kiganiro, aho kugira ngo dukore ikiganiro cy'amasaha 2 hari abantu hano, hari nk'abantu nibyo koko ni byiza ko twagikora kirekire, ahubwo ushobora kuvuga uti kino kintu ukwandika muri comment iki kintu sinagisobanukiwe, muzakigaruka kandi ubona twita tukimukorera agahita kibona. Ariko iyo tugiye gufata ikiganiro tugafata ngo dufashe ikiganiro cy'amasaha 2, ni ukuri natwe nta hantu twaba twicaye, aho twicara aho dukorera ibiganiro turahishyura. Igihe cyo kujya gukora ibiganiro no kwishyura. Ibintu nk'ibyo byose rero ni ukuri bajye bihangana, natwe dukora umurimo utugoye ariko kugira ngo tukanawukora kugira ngo abantu badukurikira bakanadukurikirana babashe kungukirwa mu izina rya Yesu. Mwasenga Imana. Mana turagushimiye ko dushoboza uno murimo, waravuze ngo kunkorera ntibiruhije n'umutwaro wanjye nturemereye. Nubwo hari igihe twebwe abantu tubona byaturuhije, tugukorera twicayeho twishyura, tugukorera twakodesheje ibyuma, tugukorera twakoze ibishoboka byose ngo uyu mwanya tuwutange, ariko hari impamvu bavuze ngo kunkorera ntibiruhije n'umutwaro nturemereye. Mpamvu kugukorera bitaruhije ni ukuri Imana yitura umuntu. Ntabwo twigeze dupfirwa ubusa n'ibyo twagukoreye, waratubaniye mu gihe byari byanze, wagaragaye nk'Imana biremera. Sabye imbaraga n'umugisha ku muntu wese udukurikiye akanadukurikirana. Imbaraga zawe zimuzeho muri iki kiganiro gihindura amateka menshi ku buzima bwe. Muntu ugikurikiranye ashonje umuha ibiryo, ugikurikiranye ari mu nzira agere yajya amahoro, ugikurikiranye aryamye abyuka amahoro, ugikurikiranye ari kwa muganga akira gukira. Iki kiganiro kiba umuti ku muntu wese kiri buce mu matwi, mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera. Amina, amina. Yes, dushimira rero abantu mwakoze subscribe, mujye mukora like mukatubwira ibyo twahindura n'ibyo twakongeramo. Nk'ubu twamenye yuko mwavuze muti rwose mujye mwongera iminota. Imana iguha umugisha yakoze iyo comment kandi no kuri yagure mu bitekerezo byawe kandi uhore wungukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero watuzana iki Mama rero? Uyu munsi rero nabazaniye ijambo ryiza riri gufasha umutima wanjye, riri kuvuga ku bantu bakorera Imana kubwinda n'abandi bakorera Imana kubw'ubugingo. Ni urumva ni A na B, ariko bose bakaba bakorera Imana. Abantu bose bakorera Imana, ariko hakabamo A hakaba na B. Hakabamo uyu muntu ukorera Imana ariko kubw'indazi, hakaba n'ukorera Imana kubw'ubugingo bwe ndetse n'ababwira. Niwo murongo tugiye kugenderaho kuri uyu munsi. Imana iradushyigikira ndabizi, kuko muri no minsi abakozi b'Imana babaye benshi. Ni nabyiza, turifuza ko biyongera kuko umurimo w'Imana uraguka cyane. None ubwo baguka bakaniyongera, bose bavuga ko bakorera Imana, nibyo koko niyo bakorera. Twarabigenze koko dusanga niyo bakorera, ariko dusanze hari abantu bayikorera kubwinda, kubwinda zabo. Hakaba n'abantu bayikorera kubw'ubugingo bwabo, bakazabona ubugingo nabo babwira bakababwira iby'ubugingo.
ye rero nicyo kiganiro turi buganire dushimira kandi uyu muntu wavuze ngo mwongere iminota ni ikimenyetso cy'uko aba yaryohewe ariko nanone natwe turi kuri tere abantu tubwira nta mwanya bafite abantu bari bize hari igihe ubaho ibintu birambiranye akumva nta mwanya wo kubireba afite ariko turabasaba ngo mujye mudukurikira kuko tuba twumva duhatwa n'umwuka w'Imana kubwira abantu ngo bakire abantu ngo bamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura Imana ishimwe cyane rero ni amagambo y'Imana ashaka ko tuganira kandi arafasha abantu bose aba bantu babiri arabafasha n'uyumva wakoreraga Imana kubwinda hari ikintu uri bwige n'uyumva wakoreraga Imana kubw'ubugingo hari ikintu uri bwunguke kuko ibi bintu ntibikora kimwe umuntu ukora kubwinda bigeze ubwo bikarangira bikazarangirira mu isi ariko ukorera Imana kubw'ubugingo ntabwo bizarangirira mu isi kuko hari aho azagera agahura n'uyu muntu Imana ikamubwira iti we ibihembo byawe warabifashe igirayo please ibihembo byawe warabifashe gabanya ifembo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe twahanuraga mu izina ryawe ko mwarahanuraga ngo bakabaha mugahanura abantu ngo babapangira ibiryo bakabibapangira ibihembo byanyu byararangiye irirya dolari baguhaye byararangiye warahembwe birya bisorori n'inshyushyu wamininaga byararangiye za yawurute wiranguje zararangiye bya bikoko n'ibikwavu bakokereje na bya panasha wasomezaga warahembwe ariko wowe wakoreye Imana kubw'ubugingo akira ubugingo boroho iburyo bwanjye ruhuka imiruho n'imihate ruhukana n'aba bantu nzaniye wankoreye ushaka ubugingo ubushakira n'abantu kandi wakoreye mu ijambo rivuga ngo abantu bahindurira abantu benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri icara hano wake cara hano uruhuke ngaha hano ibintu bizatandukanira ni kuri finale ubu none aha ntabwo turamenya ibyo ari byo ariko turaza gusanga uyu muntu ukorera Imana kubwinda bizarangirira ariko ukorera Imana kubw'ubugingo kuraje paka mu ijuru uzahabwa ingororano z'abantu bahindurira abantu benshi kugukiranuka uzahabwa amakamba abandi babuze iryo kunesha uzarihabwa iryo kwihangana uzarihabwa kuko aba bantu bakorera Imana kubw'ubugingo inshuro nyinshi baranavunika turaza gusanga bagira imvune zitagaragarira abantu mperutse kujyana mu cyumba cy'amasengesho nshimira umumama umwe wari wakijamo nk'uwaruje yaraje gusenga reka wenda tuvuge tumuhaga titire sindi bumuvuge mu izina kuko ntiyababara reka tumuhe nka titire tuvuge ko ari umusivili urumva umumama w'umusivili waje kwigira mu cyumba cy'amasengesho akareba uburyo umukozi w'Imana uhora ubahanurira uhora ubasengera avunika kandi buri munsi bagataha nta n'umuhaye 1000 ejo bakagaruka bashima Imana ko basubijwe uyu mumama yarahagurutse yihaye ijambo nari impari aravuga ati mwabantu mwe muteraniye yarafite agahinda kenshi mwabantu mwe muhora muzaha mugashimira uyu muntu n'umunwa musako yabasengeye mugasubizwa mugashimira uyu muntu n'umunwa musako yabasengeye mugatabarwa mwarangiza nimumenye imvune z'abakozi b'Imana sindabona n'umuhakano kandi ntajya acika intege muragenda mukagaruka kongera nta uramuhakano mujye mumenya abakozi b'Imana nk'aba nitwe dukwiye kubamenya baravunika batubera mu cyumba cy'amasengesho navuze ngo mu Imana umugisha areba kure areba imvune z'aba bantu urumva aba bantu bakorera Imana kubw'ubugingo inshuro nyinshi usanga banakennye inshuro nyinshi usanga batinda no mu bukode inshuro nyinshi usanga n'abana babo biga ku bigo bya bibi inshuro nyinshi usanga batega ubumoto nta n'imodoka bagira inshuro nyinshi usanga n'amakote yabo arabacuriyeho mu bitugu ariko wa mugani w'uyu mumama reka njyungemo nubwo iri ntari nariteguye n'umwuka urizanye uyu muntu wiyeguriye Imana kubw'ubugingo ntimumumenye izi ntama ntizimumenye nazo mpamya ko hari urubanza zifite ndabihamye ko hari urubanza bafite nigeze kubona ahantu hamwe umupasiteri uyoboye
itorero sindi buhavuge ririmo abantu bakize we ariko ni nkubwira ngo bakize we bajya mu Bushinwa bajya kurangura hirya no hino baparitse ibimodoka akennye bigaragara yajya gutaha gataha n'amaguru yatega byadanje agatega akagare babakire bakajya bamucaho mu modoka begamye batya ukajya kubona ukanabagabanije umuvuduko mushumba wacu Imana ikugezeho amahoro amavuta mushumba wacu umutware neza uyu umukozi w'Imana bari mu modoka abantu abafarisayo ayoboye cy'abantu sabagoma ayoboye n'ukuri kw'Imana ari abantu babagoma habuzemo n'umwe kubera ko ari umushumba wanyu habuzemo n'umwe umujyana byibuze ngo amugeze mu rugo basa mugira ati nzajya nkujyana ariko nsabira umugisha nitukubwira ngo umugurire imodoka kuko turabizi nawe nibwo ukibona sibyo nawe uracyafite ubwoba ntitukusabye ngo umukuburire imwe muzo ufite basi wajya ujya kumufata mu gitondo ukamutegereza arangiza umurimo w'Imana ukamusubizayo icyo kikunanire kandi ejo bundi yagira gutya akora impanuka mu muhanda mukajya kwiriza simpamya ko ari no kurira bakajya kurira bavuga uburyo yari umuntu mwiza yitangaga yahoraga azana igare ku murimo muparitse namwe mwantamama reka mbabwize ukuri hari ibintu muzabazwa mutakoze kandi mwari mukwiye kubikora mugasapotinga n'amaboko y'abakozi b'Imana n'ukuri iki kintu namwe hari ukuntu muzakibazwa mudasapotinga amaboko y'abantu b'Imana ndi kwivugira abakozi b'Imana mujye mubasapotinga Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ndifuza ko tuganira amagambo tunayasoma dusomere muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 26 tuvuge kuri aya magambo Yohana igice cya 6 umurongo wa 26 Sorese tugahera ku murongo wa 25 ko ndi kumva ndyoheye baye ngisoma nawe urandyohe kugira kwa 26 yenda gusa 25 haranditswe ngo bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza ati mwigisha waje hano ryari amva metwe etse mwumve metwe y'abantu bashaka kugenda Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka ahubwo ni ya mitsima mwariwe mugaha abanyamitwe ko baje kera umva abantu mudukurikiranye umva bwira mugenzi waze yumva burya abanyamitwe baje kera abantu bashatse umwigisha kubwinda baje kera ngo mwigisha mbega ni nko kubwira gutya ati turongeye turariye mwigisha turongeye mwigisha twongeye twariye wageze hano ryari waje ryari mbega wageze hano ryari mwigisha Yesu atari koko mbaze hari ya mafi na ya mitsima mwariye mugahaga ko yatumye muri kunshakisha mwahagira ko ari amafi n'imitsima ariko Yesu nashyizemo akantu k'inyura ukuntu uyu mugabo ntiyoroshye nawe n'intwari ariko nawe hari igihe basaga naho bamugeza hape uzi kubana n'abantu baguprofita uzi kugendana n'abantu baguprofita Yesu nawe yagendanye n'abantu bamuprofita reka nkubwize ukuri mukarya ubana n'abantu baguprofita kandi nino barahari ubana n'abantu baguprofita ubuhanuzi Imana yagushyizemo baguprofita impano y'ibitangaza yagushyizemo baguprofita kuri umuvuga butumwa ijambo donc mukabana baguprofita ku buryo bakunda kikuvamo ariko ntibaye bakunda ikikujyamo ahantu naho harimo ihohotera guhora muvoma abantu mutabashyiramo Yesu aravuze ngo niba babemo iby'umwuka namwe muzaba bibemwe iby'umubiri Yesu nawe yabanye n'abantu bamuprofita mwigisha ko tware twakoboze ugiye ko tware twakoboze ugeze hano ryari mvemetwe ko tware twakubuze wageze hano ryari nawe rero afite Yesu meretse gutera abantu story mbabwira ko Yesu afitemo akantu k'ibutare bagira ngo ndabeshe ubaha ntabwo mukumvise ngo uretse ya mitsima n'amafi mwariye mugahaga hari ikindi kirimo gituma muri kwibaraguza ngo nageze hano ryari
ngo mwigisha kari akantu Yesu nawe yashyizemo nyine ni Yesu ariko kari akantu yashyizemo ababwiriyemo ya mafi mwariye mu gahaga. Ndashaka rero kuvugana n'abantu ba ya mafi bariye bagahaga. Ndashaka kuvugana n'aba bantu bakunda Yesu kubwinda. Sibyo naha hantu nashakaga ko tuganira ariko byubuze nkabafatishira ijambo ry'Imana. Bati tutewa ivuze ngo kubwinda ngo hari ikintu Imana igiye kugukorera ngo ariko ngo zana Isaka ngo tamba Isaka ngo kubw'iki kintu Imana igiye kugukorera ngo ugiprovoke mbaga nko gutera tobari gitangaza. Aba bantu bahanura kubwinda aba bantu bakurikira Yesu kubwinda ariko hari umunsi Yesu yari yarigeze kubakina trike nkubwira ko Yesu ari umunyabutare ubyumva yigeze kubakina trike ababigisha baravuga ati aba bantu barakabisha abantu bankurikira kubera ibiryo kubera imitsima iyo ntatubuye ntibaza iyo ntare kwicyakura simbabona yariko ari igihe cy'imitsima baba bafite zaherera mu rusengero baba bavuga ngo mumvegere ngo Imana nimba nkondere Imana kubera ko nare kwimitsima bujujwe baje bateranye kubera ko ari igihe cyo kurekura imitsima. Umunsi umwe arabakina trike avuga ati reka nze nkwereka arabwira ati rero mwakoze kuza ubu ahantu tugiye gukorera iteraniro mu kanya ni hejuru y'uriya musozi kandi nta ntebe zihari kandi turakora iteraniro twicaye buri muntu aterura ibuye aza kwicaraho ubwo agiye kubara mu mujyi hori abakurikiye imitsima ngo abonekamo abagabo babanebwe binajyo ngo mwakikora akabuye kangana n'umugati w'ijana katari bukurgaho n'ikibuno cye ngo baragenda ngo habonekamo abumvise icyo avuze bikorera urubuye hari n'abikorera uruvuga rute uyatwaye gato kandi ntari bukwicareho basireka ntware runini tuze kwicarana ngo barabyikorera ibibuye ngo bageze ku musozi umwigisha abihindura umutsima uwatwaye akangana gutya arajamo uwatwaye kinini ati we mbonyeho nibyo gutanga mbonyeho na stock bararya barahaga arongera bareba mu bwonko inshuro ya kabiri avuga ati noneho ivuga butumwa tugiye kurikorera kundi musozi mwikorere amabuye yo kwicaraho babandi bikoreye duto bamenyereye ko ari butubure ngo bikorere ibingana na sterine baragaganyuza barwana nabyo arabareba ati muretse mukanya muramenye uwo ndi murambona burya narimba rwashya bagenda bagugunyizanya narwo bagwanura bavuga ati uko biri kose ari bukuremo igitangaza ndahita nkuramo iduka ndahita mabene wacu ndahita ngo bayatuye ku musozi arongera arabareba ngo abumbura Bibiliya bategereza ko amabahinduka umutsima baraheba abumbura Bibiliya ati dusome ijambo ry'Imana ati haleluya batamena nijye mutsima w'ubugingo umuntu wese unyizera unyumvira nijye azarya azandyaho kandi azahaga azakomera azaririmba azahanura azakora ibitangaza azagenda ntazananirwa azirukanka yewe ko ntiyahagire azakora ibiruta cyane ibyo nakoze aza umuntu wese nijya mutsima w'ubugingo umuntu wese undyaho azaca mu mujyi bamumenye ko yandiyeho azagera mu rugo umugabo umushatse amenye ko yandiyeho azajya muri kampani bamenye ko yandiyeho azagenda mu muhanda bamenye ko yarindiye ku mutsima azakora ibiruta haleluya umuntu wese nijye mutsima w'ubugingo umuntu wese unyumvira kandyaho azinjira mu ivuriro indwara zikire azakora muri business nta manyanga azagira umuntu wese azamureba mumenye Imana ishimwe cyane ngo barangije barareba n'ababandi bishakiraga imitsima ngo batera rivanse batangira kugenda bati nimba umugabo atangiye ibintu ntabwo byavamo twebwe twamukurikiye kubwenda twebwe twagukurikiye kubwenda batera rivanse
nibwo yabajije Petero atese Pete nawe uragiye uciyeho nawe urabakurikiye utera ivanze uciyeho Yesu ati reka paruda Petero reka paruda yewe Petero ndakubwiza ukuri ntabwo nakuvaho ngo mbona ahandi njya kuvaho ubwo urumva Petero yari afite itimu imwemera kuvaho umuntu uri mu itimu inyemera nafashe kuvaho tukajya he ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo ko ari wowe ufite umutsima niwe mutsima twebwe ntabwo dushaka iyi mitsima turashaka wowe mutsima niwe mutsima dushaka kujya turyaho hanyuma twagera kuri tere tukarambika ibiganza ku barwayi bagakira niwe mutsima dushaka kuryaho twagera ku nda zitavuka tukarambikaho ibiganza zikavuka niwe mutsima dushaka kuryaho twagera mu basazi mu bafite ubumuga bwo mu mutwe tukabasengera bakaba bazima ntabwo twakuvaho ntabwo bishoboka ntabwo twabona ahantu tujya dore umugabo rero nshaka gutindaho uyu munsi uyu mugabo Petero ari mu bantu bakurikiye Yesu kubw'ubugingo Imana imuha umugisha uyu mugabo akurikiye Yesu kubw'ubugingo ntiyamukurikiye kubw'inda aha hantu mu nkurikire bantu mwakurikiye Yesu kubw'inda akanyu kagiye no gushoboka akanyu kagiye gushoboka ariko abamukurikiye kubw'ubugingo mu nkurikire haba kuki umunsi mwaravuze ati jyewe haba kuki ndi umuntu w'umugabo ngiye guhagarara ku munara ndindire ntega amatwi ndangaguze numva icyo ambwira kandi icyiciro cya kabiri haba kuki dore uko yavuze naho imitini itatoha inzabibu ntizere bagahingira ubusa imyelayo nta kabuza ko kwirata izina ry'Uwiteka nzarangaguza tu dore umugabo wakurikiye Imana kubw'ubugingo Imana ishimwe cyane aho uri hose vuga ngo amen dore undi mugabo nkunda wakurikiye Imana kubw'ubugingo Yobu yagize atya biramushirana bimuvaho abana baragenda inshuti zimuvaho ingamiya ziragenda inote ziragenda arangije aravuga ati giye uyu mugabo namukurikiye nshaka ubugingo si ibintu biragenda ariko reka nkubwire byagenda byagira nabyo bigaragaza ko akurikiye Yesu kubw'ububande erega hari amabande yakurikiye Yesu si amabande ahera mu gitondo afite uduturisha mu rusengero agaturisha icyiciro cya mbere mudiyakoni akajya gusuka kandi agarura igiturisha atitira ati wi akabanza agatitira nk'iminota 10 afite igiturisho mu ntoki ngo agiye kwereka icyo Imana ivuze kuri iki giturisho aya mabande yakurikiye Yesu kubw'inda aya ni amabande yakurikiye Yesu kubw'inda akabanza agafata iminota agatitira hanyuma rero babandi bakunda ibikabyo bati tugiye kumva icyo Imana ivuze kuri iki giturisho ati tutaravo tuteye Imana iravuze ngo maturo mwatuye irayagaye niko intuminye itabavu mu muvumo mubi ba papa bwoba na ba mama bwoba bahita bakuramo za minerivare mu mufuka bati Imana iratugahita twica bagahita bazizana agashyiramo mudiyakone hirya akajya gusuka akongera akagaruka agaturisha ati akongera agatitira aya ni amabanda ari mu rusengero akunda Yesu kubw'inda adakunda Yesu kubw'ubugingo agahera mu gitondo aturisha buri giturisho n'izina ryacyo buri giturisho n'izina ryacyo kugeza ubwo abakirisitu bataha n'amaguru kugeza ubwo usanga umuntu ayoboye abatindi ari we wabagize abatindi iki kintu bacyumva hari abakristo muze mu cyumva mubwire inshuti zanyu batera agatebe bumve kino kintu nukuri hari ikintu cyo kimaze umutungo remezo w'ingo zanyu muzi ngo muturira Imana nawe mu rugutura abagore bamaze imitungo y'abagabo babo bayimariye mu bashomba kandi ibi bintu biri gufata abagore kandi nabonye hari n'abagabo nabo bafashwe n'uyu mwuka kandi bataramenya n'ibyo barimo baturira ibyo ari byo kuko Imana zabaye nyinshi muri uyu mujyi noneho wajya kubona ukabona umugore urugo rwe yarumariye kwa Bishop mwihangane nkoresha ino titire kuko nibo nzi nta bandi ndamenya nimenya n'abandi nzabavuga ugasanga umutungo
umutungo w'urugo yasezeranye ivangamutungo yarumariye kwa bishop ngo ari kumwaturaho umugisha no kumukuraho karande. Sizi karande babakuraho umwaka wa mbere ntizishire, zikarande babakuraho umwaka wa kabiri ntizishire, umwaka bizarama. Iyi karande ujya mu rundi rusengero baturayifite za nituro rigukuraho karande. Iyi karande ujya ku rundi rusengero bati iracyakuriho. Izi karande zibasudiriyeho mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu sengero zose winjiyemo. Ibi bintu mwebwe mutageze ntimugereranya, iyo mudahumuriwe ntimunanukirwa. Hanyuma ugasanga uyu mupasiteri yarakize, arafite imitungo, arafite amazu, arafite ngo ni intama ze zimutunze. Ugasanga abantu atunze barakennye. Ubu hari abantu bakeneshejwe n'abapasiteri babo. Hari abantu batakigira na karibira mu modoka zabo zigira abashumba babo. Hari abantu batakigira imodoka barazihoranye zigira abashumba babo. Ugasanga abantu yoboye babaye abakene warabigize mu ruhare. Nyamara aba bantu wabayoboye kubwinda. Iyo uza kubayobora kubw'ubugingo baba bafite n'umwuka wera. N'ikimenyi aba bantu yoboye nta n'umunyamwuka urimo. Iki kintu sinzi nimba mwarakibonye. Iki kintu mwarakibonye. Icyambere bari mu nzu ubundi baza baje gusenga. Baje gusengera mu mavuta y'uwo mushumba. Uzandebe nabo bashumba kenshi cyane. Abenshi n'abatarabikora bagiye kuzabikora. Bamanika amafoto yabo ku nsengero zabo ntibashiraho ishusho ya Kristo cyangwa se umusaraba. Maze iminsi mbibona mu nsengero nyinshi zemera Kristo. Kukira bazubakaga bagashyiraho umusaraba. Iyi misaraba yagiye hehe we? Cyangwa nazo zabaye imisigiti. Akenshi cyane noneho nibindi bazabaye imisigiti. Zisengero zabaye imisigiti ko nta misaraba iriho. Yari kureka ukuri ni kwica umutumirano. Azimisi nzunguruka insengero nyinshi nkabura umusaraba. N'igihe banyobora ntareba urusengero rutariho umusaraba wa Kristo. Havuga cyangwa nayobye bati naho ngaho wahageze. Cyakoze nareba nkahita mbona igifoto cy'uhayoboye. Nabona igifoto cy'uhayoboye kitahava neneho. Hari ahantu muhigaho. Hari ahantu muhigaho twabavumbuye. Murebe izindi kata. Zira twazivumbuye. Zira kata nazivumbuye. Dore ko ibi bintu ngo musigaye mubinyangira muri iyi minsi. Ariko nta nubwo mwigeze mu nkunda. Nta nubwo nigeze mbona ibimenyetso by'urukundo. Ariko mureke basi tunavumbura izikata. Sibyo? Jewe ugera kuri tere ubagerera kuri tere nzajya mbazanira amakuru. Ndashaka kujya mbazanira amakuru. Jewe ugera kuri tere. Ubundi mujye muntuma amakuru. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Alleluya. Amen. Aya makuru rero ndayazanye ameza arya. Izi nsengero zidafite imisaraba. Ziriho amafoto y'abantu bakurikiye Yesu kubwinda. Kubwinda. Mbese birirwa bazengurukana ibiseke, igiseke cyishimwe, igiseke kibi n'ibindi n'izindi nsengero natwe wacu muri ADPR birahaba. Ariko uburyo kibikorwamo bikorwa ariko se watanze turo gishimwe ugezeho n'ijyo gushira ku birenge by'umutambyi. Yareka nkubwere nare amaturo nyafiteho n'ibibazo. Sinja kuburana n'amaturo ariko ni ibibazo mfite. Wenda ufite ibisubizo muri commentaire aze kunsubiza. Yemerutse kujya ahantu mwivuga butumwa mu mwaka washize. Ndabwiriza baraturisha ibiturisho byose bararangiza bashyiraho igiturisho mu iteraniro rya mbere kivuga ngo no kuherekeza umukozi w'Imana wabasuye. Bati mwamukunze yego azagaruke yego bati dushyira igiturisho cyo kumuherekeza. Shuti yanjye barunzemo ndabona ko bagatsindagiye. Baradepoza tugaruka mu iteraniro rya kabiri. Baraturisha bararangiza bashyira cya giturisho mwamukunze yego azagaruka yego katumugurira amazi. Umva bapangamo umva inkurira gurishwa. Bapangamo baradepoza hagaruka mu iteraniro rya gatatu. Cyo gihe nabwirije amateraniro atatu natashye natagangaye. Ndangije ku iteraniro rya gatatu niryo rizamo n'abakiri baba bahugutse banyweye ibisupu bafite roho nziza. Umuntu ufite roho nziza aratura menshi. Umuntu wari atura menshi. Iteraniro rya gatatu mva bazipangagamo ndeba z'imituku baruzuza. Maze ngo njye mu biro batiro umukozi Imana waduhezagiye bafunga kamverope. Imana iguha umugisha twakwishimiye uzagaruke.
bangeze mu nzira nsanga harimo ibihumbi 10 inote 2 za 5. Rero amafaranga mujye munakora deliverance mwa abakozi b'Imana mwe akenshi abashorewe n'imyako kubera iki n'amafaranga bata y'umuvumo kuko bakugenese yo baguhaye ay'Imana yakugenese yo iribandi ryakurikiye Yesu kubwinda aya mafaranga mujye munayitondera bama abadayimoni. Ibaze ko nageze munsi y'urugo nkakora impanuka moto ikankubita hasi amara iminsi 2 ntabasha guhaguruka ndwaye umugongo. Bari bankurikije imivumo. None nituvuga ko hari abantu bakurikiye Yesu kubwinda umva icyo uwo muntu yankoreye. Yabonye uwo munsi batuye amaturo atigeze aturwa mu buzima aravuga ati niboneye igikoresho nzajya ncuruza kuri system. Hashize ukwezi arongera arantumira. Ni muri uko kwezi anumiye nanjye mukora ibyo Yesu yakoze abigishwa be. Nanjye navuga ngiye gukora nka data wa twese arambwiye ngo nzakora ibyo atakoze. Ngenda nijyane amazi yo kunywa ngenda impamba nyifitiye. Maze kumwe bayabariye bati turongeye turariye yaje. Bati mwamukunze azagaruke bati ngiki giturisho ni mushumba ntugora abakirisitu itike paparonere yayimpaye n'impamba nge yayimpaye. Nta kibazo wigora abakirisitu. Wibagora. Ni kandi n'itano rya kabiri n'irya gatatu ntubagore. Ahubwo ndasiga ituro ry'abo muzerekeza mu cyumweru gitaha. Kuva icyo gihe ntiyongeye no kumvugisha kugeza izi saha. Ntabwo yongeye kumvugisha. Narindimo mvuga izina ry'uwa zakurikiye Yesu kubwinda. Ibihembo byabo ninda niko Bibiliya ivuga ngo Imana yabo ninda. Ibihembo byabo ninda Imana yabo ninda. Ariko reka ntinde kuri aba bantu gatoya mite nsenga mu minota 3 isigaye bakurikiye Yesu mu rwego rw'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Abangaba niyo bageze mu gikombe cyitwa banka bahita bagihindura amasoko. Aba bantu niyo bageze mu bibazo bararirimba ngo nda mahoro. Aba bantu n'imitsimi buze batera haleluya zikiza. Aba bantu niyo bagenda n'amaguru ntibananirwa. Aba bantu niyo birukanse ntibahagira. Aba bantu bafite support mu buryo bw'umwuka itagaragara. Aba bantu bafite uburinzi mu buryo bw'umwuka butagaragara. Aba bantu ibyabo ntibirangira. Niyo mpamvu ubona bamwe babambuye n'agatuti ntibarangire abandi babambura inshingano babambura imishahara ntibarangira baragumya barasara kubera iki bakurikiye Yesu kubwo bugingo ntabwo bamukurikiye kubwinda. Abamukurikiye kubwinda bo babambuye n'udututi bahita bajya gushinga amaresitora. Ariko umuntu wakurikiye Yesu kubwo bugingo komera shikama twari intwaro zose Imana izaguhemba. Kandi uyu mugabo yaravuze ngo nyakubahwa twebwe nkatwe twasize ibyacu tukagukurikira uzadupangira iki ati mukiri mwisi ntabwo aba bantu bajya basozana kandi nzabaha n'ubugingo buhoraho. Uzabaza umugabo umwe aryamye mu gituza cya Aburahamu Lazaro nyamutunza ari mahiriri ya hakurya. Lazaro yararuhutse nyamutunza akajya avuga ati ndapfuye Lazaro mvuganira ati reka baragushutse. Ya biturisho washiragaho urabyibuka? Yego. Uzi imfubyi n'abapfakazi babaga bari kuririra wabazi ngo baje kwakirira nabo baje kuhamburirwa n'ibyo bari batunze. Bwa bweskoro bwo ku ruhimbi nta nubwo abakira amacaci na amasinagogi ya Satani. Na amasinagogi ikindi ni na business. Twarabivumbuye ni business sinsengero. Ni business bara n'abakiriya bicara mu ntuza bamwe. Azongere kutubwira ngo wagiye mu rusengero rwo kwa naka ugiye kuvuga ngo nagiye muri business yo kwa runaka. Yego nagiye gukurwamo igishoro. Reka nkubwire abantu bakurikiye Yesu kubwinda Mana yanjye. None warakaye senga dusoza. Yewe no kurakara bifite rezo. Uko abantu bakurikiye Yesu kubwinda bagiye banatubeshya ibintu. Uza abantu bagiye baduhamagara bakavugira ku ruhembe. Ngwaye iki? Ngwaye niki? Ngwaye iki? Ugategereza ko nakiguga hebo. Sinshatse kubatindaho ariko bimwe mu biranga abantu bakurikiye Yesu kubwinda babagira n'amihigo badasohoza. Bavuga ibyo badashoboye gukora n'abafarisayo. Ariko ndashaka kubwira umuntu wakurikiye Yesu kubwo bugingo komera
komera shikama siko bizahora kubategereza Uwiteka baragusuzugura uyu munsi ejo uratabarwa niko bijya bigenda ibintu by'abantu bakurikiye Yesu kubw'ubugingo ntabwo biza mu cyiciro cy'abantu benshi akajagari kabanza kararangira bakagira ngo urapfuye abavuga bakavuga ejo ugatungurana ejo saa saba ushobora gutungurana cyangwa mu kanya ushobora gutungurana Imana ihabwa icyubahiro reka dusenge dusabire imbabazi aba bantu bakurikiye Yesu kubw'inda tubakebure hanyuma dusabire n'imbaraga aba bantu bakurikiye Yesu kubw'ubugingo tubasabire n'umugisha Uwiteka abaha iby'umutima wifuza Mana ishobora byose ndagushimiye uvugiye aha hantu muri iri teraniro tunze urutoki ku bantu bagukurikiye ariko ari inyungu zabo byaranakubabaje hari n'abazakugera imbere bakavuga ngo mwami twahanuraga mu izina ryawe babwira uti sinigeze mbamenya ibihembo byanyu byarangiriye i Kigali mbasabiye imbabazi mbasabiye imbaraga nibakurwe muri iki cyiciro cyo kugukorera ari uburyo bw'inda Mana ubababarire kandi Uwiteka ubakebure vuba ubakanguze vuba bya bimenyetso nukuri turabibona kuza vuba nsabiye imbaraga n'umugisha aba bantu bagukurikiye kubw'ubugingo basize ibyabo bakagukurikira bajya bagenda bakamara igihe mu nzu yawe ari impuhwe z'ubugingo bw'abantu bawe bafite mbasabiye umugisha mbasabiye kwaguka mbasabiye gutabarwa byihuse mbasabiye indishyi z'akababaro urakoze ndagushimiye kuri Imana igiye gusubiriza abantu bose icyarimwe mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amina amen shalom 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 shalom